hari ifarashi y'umweru. Arambwira ngo nari mbizi ko uri buzangaha, nari marema gutegerereje. Ndamubwira ati se ni wowe utumye nzahangaha? Arambwira ati cyane, ati kuko nshaka kugutuma mu isi. Ndamubwira ati se ushaka kuntuma mu isi? Aha turi wowe simbona ari mu isi. Arambwira ati ntago ari mu isi, ahangaha turi aha ni ahandi hantu. Urabona hari amazu ahari se akora side, arimo arakora side amanywa na nijoro. Yambwiye ngo ikuzimu hari inganda nyinshi zirimo zirakora side iteye ubwoba cyane, Satani ashaka kuza kumena mu bantu. Mu byorezo byabayeho, uyu marayika yambwiye ngo mu byorezo byabayeho nta gifite ubukana nk'icyo kigiye kuzaza. Kizaba ari simusiga, kizaba ari icyorezo giteye ubwoba gikomeye cyane, kuko ngo kizandikwa no mu mateka. Arangije arambwira ati dore igihe kirageze, ngiye gutanga ikiruhuko mu bakozi. Ahubwo nimara gutanga ikiruhuko, ngewe ndohereza abana banjye mu murimo, bo bazategereza igihe nzabahembera. Arambwira ngo uba ari kugenda ubambwirira. Anyereka agatabo kari kanditseho ibihugu 47. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize umugisha, amahoro y'Imana abane namwe aho mudukurikira muri hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Imana amahoro rero ibagirire neza. Turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana. Uraho neza? Uragerageza wegereze mikoro kuko amajwi bakunda kumbwira ko ari hasi cyane. Amakuru y'iminsi? Yewe amakuru ni meza kuko turi bazima. Abundi ibintu birakomeye nyine. Ibintu nta gihe ibintu bijya byoroha. Birakomeye nugora turi mu nyongezo. Mu nyongezo. Turi mu nyongezo. Ko mu nyongezo abantu benshi bagiye babaho muri Bibiliya, bagiye baba mu nyongezo, abenshi bagiye bakoreramo ibyaha. Abantu benshi, abantu nkabangaye nasomye Imana yagiye yongerera iminsi yo kubaho, bagiye bayipfusha ubusa. Bro nimba turi mu nyongezo, ubwo natwe harimo abazayipfusha ubusa. Cyane mu buryo bukomeye cyane. Ibintu birakomeye. Iyo tugiye mu isi mwuka tubona ibintu bikomeye. Nk'ubu nkanjye nurutse kugira iyerekwa ridasanzwe, nta nubwo ari na kera. Yego. Ndumva iyerekwa narigize ejo. Ariko bikomeza kumbyiga mu mutima. Biba ngombwa yuko ndi buruhuka ariko maze kuritambutsa kugira ngo abantu babimenye, atazabibazwa kandi narahawe kuza kubitambutsa. Urakoze. Ni nacyo kintu kitwicaje ahangaha, ni nacyo kintu gitumye uyu munsi dufata umwanya kugira ngo tujye kuri kamera, tuganiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Reka rero noneho ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu, wongere ubibwire, nurangiza usenge Imana. Amahoro y'Imana abe kuri twese bene data. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Hashakimana. Nkunda gusenga, nkunda Imana ndetse n'abantu. Ibirenze umwami Yesu abahana umugisha. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Karibu rero n'isengesho. Uwiteka Mana nziza, Imana ikomeye, Imana y'imirimo, Imana y'ubutware, Imana yibera hose icyarimwe, Imana yera kandi igakiranuka, Imana ikomeza abo yahamagaye,
Imana ivuga bikaba kandi yategeka, Imana isohoza ibyo yavuze, Imana irinda, irebera hose icyarimwe, irengera intoki zayo. Tuguhaye ikaze na karibu Mana, umbwira bino bintu wambwiye ko ngomba kuza kubitambutsa. Ngaho nyiringaye Imana, reka nkubere igikoresho, hanyuma wikorere, ubere mikrofone wirangurure, izina rye rihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye cyangwa se udusengeye. Nawe Imana ikugirire neza kandi ikugirire neza cyane. Reka rero noneho tukwakire, utugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ndumva ariryo turi buhereho. Yego. Kuko mfite amayerekwa asa nkaho ari abiri natumweho. Yego. Ijambo riboneka muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Yeremiya 33 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yeremiya. Ntabaza ndagutabara, nguhereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe. Nabaza ndagutabara, mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Ni mwebwe muri kubwirwa, ntago Yeremiya akiriho. Yeremiya ni mwe muduteze amatwi, abantu nimutabaza Imana kuko birakomeye cyane. Tugeze mu gihe Yesu Kristo kugaruka kwe kwegereje. Abantu rero kandi azaza abantu bameze nkaho bihugiyeho. Rero Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere mutabaze, mwongere muhige, musubire mu matarano yanyu, mwongere muhige imbaraga, mwongere mufate ibihe mwiyirize, mwongere mukore amasengesho, mwongere mwubake igicaniro, mwongere mwake, mwongere muhamagara ibihe, mutabaza Imana zibaho ibihe, ibongerera ibihe mu rugendo murimo. Kubera yuko njyewe nagiye kubona, mbona ndimo ndaterera umusozi munini cyane. Wari umusozi munini, umusozi wanyereraga, ariko uko muterera mwumva hari indirimbo irimo iravuga ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara. Hanyuma iyo ndirimbo uko nayumvaga, ngo niko narushagaho kurira, numvaga ari amajwi meza, amajwi atuje. Noneho ndurira kuko wari umusozi munini cyane, muremure cyane. Noneho njyewe ngeze hejuru, kuri uwo musozi nahise masanga umugabo uhicaye, afite igitabo cy'indirimbo, imbere ye hari ifarashi y'umweru. Arambwira ngo nari mbizi ko uri buzangaha, marema gutegerereje. Ndamubwira ati se ni wowe utumye nzahangaha? Arambwira ati cyane, ati kuko nshaka kugutuma mu isi. Ndamubwira ati se ushaka kuntuma mu isi? Aha turi wowe simbona ari mu isi. Arambwira ati ntago ari mu isi, ahangaha turi, aha ni ahandi hantu, urabona hari amazu ahari se? Arambwira ati umva, ikintu cya mbere ngiye kugutumaho ngira ngo nkubwire. Arambwira ngo dore abantu bamwe babaye abana b'Imana, bamaze kuba abana b'Imana, igihe kiragera bihindura abakozi. Bamaze kwihindura abakozi, barihemba. Ibategereza ngo Imana ibahembe, ahubwo bo batangira kwihemba, bashaka ingororano zabo. Arambwira ngo ugenda ubambwirire ngo
iteka n'iteka iyo umukozi akoze ageraho akabona ikiruhuko, ageraho agahabwa ikintu cyitwa ikiruhuko. Arambwira ati dore igihe kirageze, ngiye gutanga ikiruhuko mu bakozi, ahubwo nimara gutanga ikiruhuko ngewe ndohereza abana banjye mu murimo, bo bazategereza igihe nzabahembera. Arambwira ngo uba ari kugenda ubambwirira ko abantu ngo mwafashe umurimo w'Imana muwugira uko utakagombye kuba uri, murangije muranihemba, mwakagombye gutegereza ngo iso wabatumye ngo abahembe. Rero ngo Imana irarebye ibona hari abantu igiye guhereza ikiruhuko, kuko nta mukozi ukora ngo naruhuke, aba akeneye ikiruhuko. Imana igiye gutanga ikiruhuko ku bakozi, rero izana abana bayo mu murimo, kuko aba bana bayo ngo nibo bazategereza ibihembo izabahemba. Arangije arambwira ngo ngiye kubona mbona amaye Bibiliya nshyashya, Bibiliya nziza rwose, izi zihenze. Arangije arambwira ngo igitumye ngutumye nanone ndagira ngo ugende umbwirira abantu babe maso basenge. Namwanga amazi se yayandi, ati kuko Satani ngo yahinduye strategy. Satani afite ubwoba bukomeye cyane, kubera yuko azi ngo ibya Yesu, azi ngo Yesu aratungurana, iteka n'iteka Yesu aratungurana. Rero afite ubwoba ko nubwo yatungurana arimo arakora side, amanywa na nijoro. Yambwiye ngo ikuzimu hari inganda nyinshi zirimo zirakora side iteye ubwoba cyane, Satani ashaka kuza kumena mu bantu, ngo kuko Satani ntago ashaka kuzarimbuka wenyine. Arambwira ngo nimube maso, musenge, musengeshe umwuka iteka, kubera ko iya side Satani ari gukora amanywa na nijoro ashaka kumena mu bantu n'icyorezo Satani ashaka kuzaterereza ubwoko bw'Imana. Mu byorezo byabayeho, uyu marayika yambwiye ngo mu byorezo byabayeho nta gifite ubukana nk'icyo kigiye kuzaza. Kizaba ari simusiga, kizaba ari icyorezo giteye ubwoba gikomeye cyane, kuko ngo kizandikwa no mu mateka. Arangije anyereka agatabo kari kanditseho ibihugu 47, ngo niho ibi byorezo, iki cyorezo niho bizahera. Ibihugu 47 kizaba ari icyorezo gikomeye cyane. Arambwira ngo ugenda ubabwire abantu babe maso, bave mu byo barimo, bareke guhanga amaso ku bantu, bareke guhanga amaso ku bakozi, kuko ngewe nje gukuraho abakozi ngashyiraho abana banjye, nje gutanga ikiruhuko. Arambwira ngo rero ninze mbabwire ngo musenge, wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, kugira ngo Imana ibashyire mu ihema, Imana ibarengere, kuko Satani afite ubwoba, arakora amanywa na nijoro, azi ko ibya Yesu bitungurana, aba afite ubwoba ko yuko nubwo n'ako kanya ari kubikora ngo yamutungura, kuko iteka n'iteka ngo aramutungura. Arambwira ngo nimbabwire ngo musenge, kuko ngo arabakunda, Imana irabakunda, ikishaka ni ukugira ngo muzabane nayo mu ijuru. Rero ngo nimube maso, musenge, mufate ibihe mwiyirize. Arambwira ngo ngaho genda ubibabwire. Abarahagurutse, abayuriye ifarashi, mbona aragiye, nkabona ifarashi iri kugenda idakandagira hasi, ngiye kwambona yinjiye mu gicu ya farashi, mbona igicu kirihuje. Rero mba ndakangutse, mutima ukomeza kundya,
irambwira ngo ugenda ubitambutse bwira ubwoko bwanjye ruve mu bungabangabo ubu nabaze uko niteguye kubutabara nkabugirira neza. Nuko Imana yambwiye rero ubwo ndengeje aho ngaho byaba ari ibyanjye. birumvikanye neza. Ariko nagezeho akantu gatoya nshaka kukubaza. Nta kibazo. Uwakubwiraga wabona ari muntu ki, wabonaga bimeze bite? Yani ukuvuga ngo umuntu wabimwe nabonaga ari umugabo mwiza cyane w'inzobe muremure. Ariko noneho uyu mugabo buryo namubonaga yari yambaye ingofero, yambaye n'ikote. Ariko afite ifarashi y'umweru, kuko nasanze ku musozi yica ahantu yicaye imbere hari ifarashi y'umweru. Abaramamaga ati ko njye nakurikiye numva amajwi y'ayandirimba. Abaramubwira ati nari nkutegereje niwe nari negereje. Ndangije wa musozi aramubwira ati ndashaka kugutuma mwisi kajya kuburira ubwoko bwanjye. Ndamubwira ati sanga turi ni mwisi. Aramubwira ati ngaho reba, ubona hari ahantu ubona amazu, urabona hari amazu uri kubona, ikintu uri kubona ntabwo uri kubona ubusitani gusa. Aramubwira ati genda, ati nshaka gutuma mwisi abo mwisi bareke kurimbuka, kuko Satani arimo arakora virusi iteye ubwoba amanywa na nijoro, ashaka kurimbura abantu benshi. Arambwira ngo ni icyorezo kigiye kuzaza giteye ubwoba gitandukanye n'ibindi byorezo twigeze twabona mu maso yacu, kuko kizandikwa no mu mateka. Arambwira ati rero ninze mbwira abantu babe maso, basengesha umwuka iteka, kuko ngo hari abantu baje Imana yahamagaye ari abana ngo bageze mu murimo ngo bahinduka abakozi. Yego. Barangije ntibanategereza ngo bahembwe, barihemba. Abo ngabo rero nayo yambwengije kubahereza konje, ngo kuko nta mukozi ukora ngo ntagire ikiruhuko. Ije gutanga konje muri abo bakozi, ahubwo izana abana bayo bazategereza ibihembo data azabahemba. Buriya ni ukuvuga ngo iyo ivuze ngo igiye gutanga konje, haba hari abantu igiye guha igihe cy'ikiruhuko mu nyuma bakazagaruka mu kazi, cyangwa ni bwa buhanuzi bwawe bujimije ujye utubwira. Uyu munsi nashatse kugira ngo udusobanurire, kuko iyerekwa cyangwa se ubuhanuzi abantu benshi barabwumva bakabutwara uko butari, bagafata ibintu umuntu yavugiye mu mwuka bakabizana mu mubiri, cyangwa se bagafata ibyo umuntu yavugiye mu mubiri bakabizana mu mwuka. Niyo mpamvu nari nkubajije gutyo. Nyine urumva hari abakozi, birumvikana hari abakozi, njye nuko mbona bivuze gutyo. Nyine hari abakozi undi iyo igiti cyatemwe ngiyo cyongeye kigahura n'amazi, hari igihe cyongera kigashibuka. Ariko siko ibiti byose byatemwe ariko bizashibuka. Yego. Nubwo buryo ukaba uhamya neza yuko hari abantu bihaye bakoze umurimo w'Imana nabi, kandi Imana yabahamagariye gukora neza. Nimba nabyumvise neza, uyu munsi bakaba bari kuwukora nabi, nayo ikabije kubatiza umurindi, ikaba ibegejeho kugira ngo ihereze abagomba gukora neza. Njya nkunda kugira ikibazo ku bahanuzi tubana nabo hano ku mihanda cyangwa se kuri social media. Rimwe na rimwe uzusanga akenshi bahanura ibintu bikomeye cyangwa se enda n'ibyoroheje ku murimo w'Imana, noneho tukibaza ngo ese niba ubuhanuzi butambuka buri munsi, nkamwe musenga mubasha kuvugana n'Imana, mubona ari impamvu ki abantu batabwumvira? Impamvu batabyumvira cyane cyane, urumva bari mu byiciro bibiri. Ibintu tugwana nabyo nta magufwa bigira, nta nyama bigira, nta n'amaraso bigira, ni imyuka. Rero urumva abadayimoni kuba baza bakaguhugura ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Hari igihe rero abadayimoni babahugura, kandi wumve ko abo badayimoni ntawe barobanura nawe basiga. Urumva nabo ngabo Imana yambwiye, n'uwo mumarayika yambwiye, nabo ngabo yambwiye baje ari abana b'Imana, ariko bageze ku isi nkeka ko bahuguwe bakaba abakozi, bakihigira ingororano bakihemba. Yego.
urumva byaga byakunda bifite aho byavuye kugira ngo babe bakoze kandi bari abana b'Imana nuko bahuguwe n'abadayimoni ariko ntibamenya ko bahuguwe. Rero niyo mpamvu Imana igiye kuzana abana bayo bazategereza ibihembe byayo. Nuko nabibwiye. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hari ibihembe Imana yageneye abayo birahariwe hari ibihembe Imana yageneye abayo cyane, hari ibihembe Imana yageneye abayo kandi n'abayikoreye uzakorwa n'isoni. Yego, buriya ari umuntu waguye, ari umuntu upfukama agasenga usenga, ari n'umuntu wivura gusa. yego, abo bose ijisho ry'Uwiteka ribariho. Rero abantu muri maso mwibariza inguge. Nkunda kuvuga ngo umuntu yibariza inguge nuko nabibwiwe. Yego, inkuge ni ubwihisho. Ni ubwihisho, ni nkako twabivuga. Abantu bose bashaka ubwihisho ariko si ubwihisho bwo mu mubiri. Oya, bahungire kuri Kristo. Kuko ijambo ryavuze ngo nabaza ndagutabara. Batabaza Imana, basenge batarebeye kuri runaka. No, ijuru ni iry'umuntu ku giti cye. Imana yambwiye ngo irabakunda cyane. Nta muntu nta muntu ishaka ko azarimbukana na Satani. Hagashaka Imana ishaka ko muzaraga ubwami bw'ijuru, muzabana nayo. Nyeka ko nabivuze hasi nuko yambwiye ngo Satani ari gukora amanywa na nijoro ikintu cyitwa antivirus. Afite ubwoba yuko Yesu yamutungura. None harashaka kurimbura abantu. Anyereka uwo mugabo yasanyereka agatabo kariho ibihugu 47. Ibihugu 47. Ibihugu 47. Iyo virusi izageramo. Umva bizaba bikomeye cyane. Oyambwe ngo iki cyorezo nikiramuka kizamutse kikagera ku isi kigazamuka, bizandikwa mu mateka. Ariko nimutabaza Imana, ureba iyo mwegereye Imana mukayihamagara mukayihamiriza mugakiranuka, birayeta imida nayo ikishima ikabarwanirira. Rero mutabaza Imana. Urakoze cyane, nta kindi narenzaho nako ngako kwaro kugira ngo abantu bajye babasha gusobanukirwa bamenye, kuko akenshi usanga bavuga bati murazimeza cyane, muraducanga, mugira mute, ariko iri ni yerekwa risobanutse kandi abantu bose barabizi babimenye. Nta kiza kiva kuri Satani. Nta amahoro y'umunyabyaha. Ni ko Uwiteka avuga. Ibi byinshi biterwa n'abadayimoni kuko aribo baturwanya ku manywa na nijoro. Ariko niba bataruhuka, ese ni gute umunyamasengesho aruhuka? Niba batagira umwanya wa pause, ni gute umuhanuzi wagira pause? Birakwiye yuko rero duhaguruka tudacitse intege, ahubwo dufite imbaraga tugasenga duhagarika ibyorezo bitezwa n'abadayimoni. Urakoze cyane. Niba nta kindi wongeraho, reka ngo usabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone ubundi usenge Imana. Nimero yanjye ni 078 30 62 21 0. 078 30 62 21 0. Uwiteka Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje ko wabanye natwe. Turakwinginze nuturengere nk'uko usanzwe uturengera. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Uturinde iki cyorezo gikomeye kigiye kuzamukira isi. Nyiringabo Imana udufate udukomeze, kuko twebwe tugufashe twanyira tukakurekura. Ariko nudufata uradukomeza. Utabare intore zawe kandi wongere ububyutse ndetse n'uburenzi mu ntore zawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane wowe wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Yesu aguha umugisha.